kurinda umubiri indwara niyo magambo tugiye gukurikiranira hamwe. Uyu mubiri dufite nk'igishoro, uyu mubiri dufite nk'ubutunzi, uyu mubiri dufite nk'umunezero wacu. Niyo mpamvu buri wese akwiriye kumenya neza kuwufata neza, kandi icya mbere kuwufata neza no kuwurinda indwara. Bisaba ubwenge, icyo ni icya mbere. Kabiri, bisaba ubumenyi. Gatatu, bisaba kwizera. Kane, bisaba kwihangana. Gatanu, bisaba kwiyemeza. Gatandatu, bisaba guhindura akamenyero. Karindwi, bisaba kugira gahunda. Ibi bintu byo kwitwa kurinda umubiri indwara, murumva ko nta mukino urimo, ntabwo ari ibintu byo gupfa kubaho gusa, ahubwo tugomba kubaho tuzi ibyo dukora, tukaba tuzi impamvu tubikora, tukaba tuzi igihe cyo kubikorera, kandi tukaba tuzi umusaruro tuzabikuramo. Ngiyi impamvu buri wese agomba kumenya neza ko kurinda umubiri indwara ni ikintu gikomeye. Ndasubiramo, ni icya mbere bisaba ubwenge. Kabiri, bikasaba ubumenyi. Gatatu, bisaba kwizera. Kane, bigasaba kwihangana. Gatanu, bigasaba kwiyemeza. Gatandatu, bigasaba guhindura akamenyero. Karindwi, bisaba kugira gahunda, maze ukabona ukarinda umubiri wawe indwara. Izo ni inzira zose zitoroshye, ni inzira zose zikomeye, ariko mu mubwiriza 7:12 ubwenge burya ni ubwugamo. Akamaro ko kumenya ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ufite. Ntiwashobora gutandukanya ubwenge n'ubumenyi, ahubwo birajyanirana kuko bibindi imwe. Ni Imigani 2:10 haranditse hatubwira ikintu gikomeye buri wese akwiriye kuzirikana kandi agaha agaciro, yuko ubwenge n'ubumenyi bibindi imwe, birajyanirana. Ndetse n'ubwo ubwenge buyobora byose, ariko buyobora umuntu hakurikije ubumenyi. Ngiyi impamvu dusabwa gukurikirana ngo buri wese abashe kumenya neza impamvu ari mu bintu, impamvu abikora, kuko hatabaye gukora ibyo uzi byarushaho gutuma uzambya ibyo ushinzwe. Haranditse hagira hati, ni uko ubwenge buzinjira mu mutima wawe, kandi kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Ubwenge numara kwinjira no kumenya kuzaza, kandi nikuza kuzanezeza ubugingo. Ubugingo buvuzwaho ni amaraso, ni za nsoro zitubeshaho umubiri wawe, ni za nsoro zera ziwurinda, ndetse n'ibyo bita imvuzo cyangwa se ibindi bitera gutuma amaraso y'umuntu adahinduka amazi bita plakete. Ibyo ni byo bugingo. Kugira aho bikomoka bigomba kumenyekana, kugira ngo buri wese abanze amenye neza aho biva. Ariyo mpamvu koko iyo ubwenge bwinjiye hari akandi keza kabaho. Mu gice cya 3:8 bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Ubwo bigaragara ko ubwenge iyo bwinjiye n'ubumenyi bukaza, umubiri w'umuntu urarindwa ukaba mutaraga, kandi bigatuma n'imisokoro yinjira mu magufa. Imisokoro ni urundi rurenda rukorera imbere mu igufa rukarigaburira, naryo rikabona uko rigaburira uruhu, ndetse imihore, imikaya, ndetse n'imitsi yumva. Akaba ari ubundi buryo bwo gutuma tubaho, ariko umuntu wese akamenya ibikwiriye kubaho. Turarya rero mu Mubwiriza 10 Abakorinto ba mbere 10:31 turarya. Impamvu turya, ntabwo turya kugira ngo turyoherwe, ahubwo turya kugira ngo tubeho. Ntabwo tubereyeho kurya, ahubwo turarya kugira ngo tubeho. Niyo mpamvu ari ngombwa kuzirikana neza ingingo nk'izo z'ingenzi. Usomye mu gitabo kimwe cyitwa Ibikenewe mu ivugabutumwa ry'ubuvuzi, baravuga ngo pourquoi devons-nous manger, kuki tugomba kurya. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, aho umuntu wese akwiriye kuzirikana kuki tugomba kurya. Ni ijambo rikomeye basubirishije n'ubundi cya kintu cyitwa umurongo wa 10, aho igice cya 10 cy'Urwambere rw'Abakorinto, umurongo 1, ni ukugira ngo turye tunywe kandi dukore, ariko duhimbaza Imana. Imibiri yacu niho Imana igomba guhimbarizwa. Ibi byose bishatse kuvuga iki? Bakoresheje ijambo ngo regime d'origine et les effets du péché. Noneho ibyo kurya kare gatanga ka mbere, twebwe twari twaragenewe kurya mbere, n'ingaruka y'icyaha. Buno hari ibyo turya ari ingaruka y'icyaha, akaba n'ibyo twagomba kurya ari
gatanga ka mbere. Iby'Imana rero yarabonye ibyo byatubera byiza, nabyo byabayeho, kandi muri kino gihe ubwenge bwacu bugomba kuhasubira. Ibyo ni Itangiriro igice cya mbere 27-29. Créer à l'image de Dieu, il leur donna des herbes portant de la semence, des arbres avec des graines pour nourriture. Icyo gihe mu Itangiriro igice cya mbere 27, Imana niyo yateganyije uko umuntu azarya bwa mbere. Kwita amatungo byarashobotse, kwita inyamaswa ntoya n'inini byarashobotse, amafi yo mu nyanja, ibiti byo mu ishyamba, byose umuntu yarabihawe, ariko mu kuryaho Imana imuhitiramo. Iramubwira ngo azarya imbuto ziri mu tubuto twazo. Yari ifite impamvu. Nuko kubwe nityo ntabwo yari ipfuye kubaho gusa, ariko icyaha kimaze kuza pour le péché, l'herbe de chat a été ajoutée. Umuntu amaze gucumura, Imana yamwongerera imboga. Ubundi kwari kurya imbuto ziri mu tubuto twazo atarakora icyaha, ariko acumuye arangiza indwara. Imana ibona ko indwara zizaza, iteganya imboga. Bamwe imboga ziri mu bintu bikingira, ari nabyo bisa naho ariho ubuzima bw'umuntu bwazamutse. Rero igihe kigeze kubwo gucumura, uburame bw'umuntu bugabanutse, nubwo bwabanje gusa n'ubwihuta cyane. Namwe nimutekereze ko usomye Itangiriro 5:5 kugeza mu 8:10-11-12-14-17-20, hatwereka neza ko umuntu yaramye hagati y'imyaka 900 kugeza kuri 950. Ubunubwiro bwo hagati nibwo burame yari afite. None buno uwa 60 ni umusaza, urumva ko atari yagera no kuri 1/10 cy'umurambi bwa mbere. None kubw'ibyo rero byari bikenewe iki? Ndagira ngo umugambi nyamukuru ari ukureba impamvu turya, kuki turya. Ibyo ndasoma mu gitabo cyitwa Inama ku mirire, kugira ngo nibura buri wese abashe kumva impamvu turya, kuki turya. Muri icyo gitabo haranditse hagira hati: Le créateur de l'homme a lui-même imaginé le rouage vivant de la machine humaine. Nyirukure mu muntu, Imana y'ubwayo yo yamuremye, niyo yapanze, iratekereza, ibona ibyakoresha iyo mashini yitwa umuntu. Niyo yabonye iravuga iti mu gihaha hakwiriye ibi, mu mpyiko hakwiriye ibi, mu gifu hakwiriye ibi, mu mara hakwiriye ibi, mu magufa hakwiriye ibi, mu mitsi hakwiriye ibi, mu mutima hakwiriye ibi, mu mutwe hakwiriye ibi, mu mitsimba hakwiriye ibi, ijyana amaraso hakwiriye ibi. Yarangiza mbese Imana nyirukuremye iyi mashini yitwa umuntu niyo yateganije ibyagira. Niyo mpamvu mu kongera kwigisha umuntu ko adakwiriye kwihitiramo, ahubwo akwiriye kureba uko Imana yaramuhitiyemo, nabyo bisaba ubumenyi, bisaba n'ubwenge. Niyo mpamvu kuba ari kuza binjira nyuma, kurinda umubiri indwara bisaba ubwenge, bisaba ubumenyi, bisaba kwizera, bisaba kwihangana, bisaba kwiyemeza, bisaba guhindura akamenyero, bigasaba no kugira gahunda. Ubwo ari uko bimeze rero. Abantu ntibajye bamenya neza ko hirya y'uko bari, hirya y'uko bamenyereye, hirya y'uko bashoboye, hirya y'uko bazi, hari Imana yabaremye ishobora kubahitiramo, ikabaha icyerekezo cyiza. Ngiyi impamvu nyamukuru yo kumenya ibikwiriye. Hepfo arakomeza ati: Chaque fonction est admirablement et sagement établie. Buri mikorere yose, niba ari impyiko ziyungurura amazi, niba ari uko ziyoza amaraso, niba zimena imyanda, ariko hari ukuntu Imana yabikoze. Yarangiza ngo chaque fonction est admirablement et sagement établie. Imana mu buryo butangaje kandi buri mu ubwenge yashyizeho ingingo zawe. Nicyo gituma muri Zaburi 139 hatubwira ngo ndagushimira ko naremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje. Bakwazwe ubusa umuntu yaremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje, ati ibyo kurya kugirana isano n'ibyo kurya, ibyo byo kurya bigahinduka amaraso yawe, amaraso yawe agahinduka ingingo zawe, byose bikava mu byo kurya bikanyura mu igogora. Nta muhanga n'umunyabwenge babivumbuye, icyo bashoboye kuvumbura ni ukumenya uko bikora, nabwo batari bashobora kuvumbura neza, ariko Imana niyo yapanze ibyo kugira ngo ugire aho uhurira n'imboga, ugire aho uhurira n'impeke, ugire aho uhurira n'imbuto. Ibyo ni ubundi buryo bwateganijwe n'Imana, waremwe mu buryo buteye ubwoba kandi butangaje.
Et Dieu a promis de maintenir cette machine en santé si l'être humain consent à obéir au roi divin et à coopérer. Imana yateganije yasezeranye ko izatuma uyu mubiri uhorana ubutaraga niba mwene muntu aziyumvisha ko agomba kumvira amategeko kandi nawe akabigiramo uruhare. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Bigaragara neza ko Imana yateganyirije umuntu ubuzima. Ubwo turi gusoma igitabo cyitwa Inama ku mirire page yacu ya 17. Bivuga ngo Imana yateganyirije umuntu ubuzima, imuteganyiriza kumererwa neza, ngo ariko mwene muntu azaba asaba ibintu bibiri. Bwa mbere ni ukumvira amategeko agenga kubaho kandi akabigiramo uruhare. Kuyumvira ni kimwe no kubigiramo uruhare ni ikindi. Ubwo umuntu azaba asaba kubigeraho. Chacune des lois qui régissent la machine humaine doit être considérée dans son origine, dans son caractère, dans son importance, comme état aussi divine que la parole de Dieu. Umuntu wese buri tegeko ry'Imana rirebana n'iyi mpagarike yacu, buri wese agomba kuribona ko ari iby'agaciro ukurikije inkomoko yaryo, imiterere yaryo, akamaro karyo, inkomoko, imiterere n'akamaro k'iryo tegeko, maze akavuga ati ryavuye mu ijuru naryo rifite uburemere nk'ijambo ry'Imana. Itegeko ritukubwira kunywa amazi, itegeko rikubwira kuryama kare, itegeko rikubwira kurya imboga, itegeko rikubwira kuyuzirikana kurya imbuto, itegeko rikubwira kudahorera ibyo kurya bimwe. Iryo tegeko ugomba kumenya ngo ryavuye mu ijuru, ngomba kuryitaho, nkarizirikana, nkariha agaciro, nkumva ko kuryica bihwanye no kwigica, kandi ko kuryica bihwanye no guhemukira Imana, kandi ko kuryica bihwanye no kwiteza ingorane. Kuryica no kwigica ni uguhemukira Imana, ni ukwiteza ingorane. Kandi ku musozo wa byose ni kwibuza akamaro no kuremerera abandi. Niyo mpamvu aha tubwiye ngo dans son origine, dans son caractère et dans son importance. Itegeko Imana yahaye umubiri ugomba kumenya ngo ryavuye hehe, riteye rite, kandi rimaze iki, comme état aussi divine que la parole de Dieu. Maze kuvuga ngo ni itegeko rigenga kubaho kwanjye naryo rifite agaciro kandi rifite uburambe bungana n'ijambo ry'Imana. Toute négligence, toute initiative imprudente et tout abus à l'égard de cette créature du Seigneur, akantu kose kitwa kuryirengagiza cyangwa se kwirengagiza umubiri, kutagira uruhare, ugahubuka gusa, ugakorana n'uyu mubiri nta makenga, ati no kuremerera uko ariko kose, ukaremerera ikigendo Imana yakwihereye ikikuremeye, difeke roi particulier gouverner le corps humain sont ainsi transgressés. Ibyo umaze kubyirengagiza rutyo, ayo mateka agenga umubiri, iyo ngoma y'Imana ubwo buyishe devienne de violation de la loi de Dieu, uwamaze kwica umubiri we tahatandukaniye n'abandi bica amategeko 10 y'Imana. Ubwo mbese umuntu niba abuzwa kwica abandi ababaye umugome kuruta iyo yishe. Umuntu yabeshya abandi ubwo ababaye umugome kuruta iyo yibeshye. Niyo mpamvu kwiyangiriza ubu maze kubiga ikoresho cyoroshye mu kuzabuzangiriza benshi. Niyo mpamvu usabwa kubimenya neza ukabiha agaciro. Hepfo harakomeza ati nous pouvons admirer l'œuvre de Dieu dans le monde naturel. Kumenya neza imikorere y'Imana cyangwa se kumenya umurimo w'Imana uwitegereza mu bimera, muri monde naturel, muri ibi tubona. Ni buryo ki ubwatsi buvamo amata nkimaze kuburya, kubera ko umuntu wawurya we ntakamwe, yarangiza kubera ko se ibijumba byavamo amaso ukajureba kandi ugakomera amagufa ntugwara ubwongo, kandi ukubona ari ibintu byoroshye. Muri iyo monde naturel harimo ubwenge n'ubumenyi. Niyo mpamvu bisaba ubwenge, bisaba ubumenyi, bisaba kwizera, bisaba kwihangana, bigasaba kwiyemeza, bisaba guhindura akamenyero, bigasaba kugira gahunda kugira ngo umuntu arinde umubiri we. Niyo mpamvu muri icyo gitabo page ya 17 cyitwa Inama ku mirire, muzabikurikirane. Ngiyi impamvu buri wese ni umurinzi w'ubuzima bwe, kandi iyo maze kubaza bizakubyara iki rero, kuko twari ku kibazo ngo pourquoi devons-nous manger, kubera ko tugomba kurya, ni uko Imana rero yatupanze ko turya. Ibyo tugomba kurya niyo yayipanze, akamaro kabyo niyo yagashyizemo. Niyo mpamvu ntirasaza, ntirarwara, ntiriyoberwa, ntiribagirwa ku buryo umuntu yakwihindurira icyerekezo ngo agubwe neza. Ahubwo ko umuntu arushaho gukomeza kugenda anyuranya n'Imana, niko agenda anyuranya n'imikorere y'umubiri we, kandi uko akora anyuranya n'imikorere y'umubiri we niko arushaho kuwangiriza, kandi uko arushaho kuwangiriza
ubundi muri Bibiliya muri Yesaya 24 umurongo wa 5 n'uwa 6 abantu benshi cyane baraho bazi ngo bababajwe mu no kwica amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana sarapfa, ahubwo kuyica hagapfa wowe, kuyica hagapfa bawe, kuyica hagapfa ibyawe, kuyica hakononekara wowe. Niyo mpamvu ababizi bagomba kumenya. Wakwibaza ati none se uyu muntu tubwiye ntabwo bica amategeko y'Imana, reka wumve iyo bayisha icyo bibyara. Haranditse hagira hati muri Yesaya 24 haranditse umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuze ngo igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge. Uwo ni umurongo wa 4. Isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro bisi bacitse intege. Umurongo wa 5 kandi isi humanijwe n'abaturage bayo kuko bacumuye amategeko bagahindura ibyategetswe bakica isezerano ridakuka. 6 nicyo gituma umuvumo utsemba isi, abayibamo bagatsindwa n'urubanza. Nicyo gituma abaturage b'isi batwikwa hagasigara bake.